Félicitations. Niba urimo kumva iki kiganiro nuko umaze gutsindira kuba perezida w'igihugu runaka kandi ugomba gutangira kwitegura gushyira mu bikorwa inshingano zikomeye zo gutegeka miliyoni nyinshi z'abantu ukabafatira ibyemezo bikwiye. Abaturage baguhaye manda ngo bayobore kandi icyo bagutegerejeho ni ugufata ibyemezo bizatuma babaho neza, kandi ibyo ugomba gutangira kubikora kuva ku munsi wa mbere ukimara kurahira. Nk'umukuru w'igihugu bizaba ngombwa ko ufata ibyemezo bikomeye bigusaba kuba ufite ubumenyi buhagije ku miterere y'isi ndetse n'uburyo isi itegekwa. Ibikorwa uzakora muri manda yawe bishobora kuzavugwaho mu gihe cy'ibisekuru byinshi. Amateka azibuka ibikorwa wakoze kimwe n'uko azibuka amakosa ndetse no kwibeshya ushobora kuzagira. Kugira ngo wirinde ko ayo makosa yazaba menshi, ni ngombwa kumenya uko iyi si itegekwa. Dore ibintu 4 bishingiye ku mibanire hagati y'ibihugu buri mukuru w'igihugu akwiye kumenya ndetse no kwitwararika kugira ngo azasigare mu mateka y'igihugu cye nka perezida mwiza. Aya niyo mahame cyangwa se amategeko 4 yagenze iyi si kuva mu binyejana by'imyaka bishize kugera n'uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza. Ni amategeko areba buri gihugu, buri mu perezida na buri mwami igihugu yabayobora icyo ari cyo cyose, cyaba gikize cyangwa se gikennye. Ni amahame 4 agaragaza uburyo isi itegekwa ndetse n'uyitegeka uwo ari we. Tubahaye ikaze. Itegeko rya mbere cyangwa se ihame rya mbere rirebana n'imibanire n'ubutwererane buri mu perezida agomba kumenya neza ni ririkurikira: umuntu ugenzura inyanja niwe utegeka iyi si. Inyanja zo kuri iyi si zifite umumaro udashingiye ku bukungu n'ibidukikije gusa, ahubwo zifite umumaro ukomeye mu bya politike. Inyanja zifite umumaro ukomeye mu bucuruzi, mu itumanaho, mu mutekano, mu kugaragaza ubuhangange. Gukora ku nyanja kw'igihugu cyangwa se kugira ubutaka ku nyanja ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri buri gihugu uko cyaba kingana kose, cyangwa se uruhande rw'isi cyaba giherereyemo rwose. Niba uri umukuru w'igihugu gikora ku nyanja, uko gukora ku nyanja ugomba kukurwanira n'ingufu zawe zose ku buryo ntawe uzigera gutwara ubutaka bukora ku nyanja. Niba kandi uyobora igihugu kidakora ku nyanja, uzasabwa gushyiraho uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubone ubutaka ku nyanja, cyangwa se ugashaka ubundi buryo ugera ku nyanja, byanyura mu kubaka ibikorwa remezo biva ku nyanja bikagera ku butaka bwawe, byanyura mu bubanyi n'amahanga, igihugu cy'inshuti kikaguha ubutaka ku nyanja, cyangwa se niyo wabinyuza mu ntambara. Gukora ku nyanja ni ingenzi cyane ku iterambere ry'igihugu cyawe, kandi bizarinda igihugu cyawe gutega amaso ibihugu muturanye bikora ku nyanja. Dufashe nk'urugero rwa Ethiopia. Iki gihugu iyo kitagira umuhanda wa gari ya moshi ugihuza na Djibouti ikora ku nyanja itukura, cyari kuba kiri mu bwigunge butagira izina, ndetse ubuzima bwacyo ntabwo bwari kuba bumeze nk'uko bumeze uyu munsi. Iki gihugu cyari kuba gitegetswe gukorana ubucuruzi gusa n'abaturanyi, ubucuruzi bwakorwa gusa hakoreshejwe inzira zo mu muhanda. Uyu munsi kubera ko Ethiopia ifite gari ya moshi ikura ikanajyana ibicuruzwa ku nyanja, ibi byatumye Ethiopia ishobora gukorana ubucuruzi n'isi yose. Kugira ngo wumve uburyo ibihugu biba byiteguye gukora byose kugira ngo bikore ku nyanja, iyi Ethiopia imaze iminsi ifitanye ibibazo bikomeye na Somalia, nabyo bishingiye kuri iyi ngingo. Usibye kuba aya makimbirane yajemo agahenge ejo bundi. Ethiopia nicyo gihugu cya Afurika kinini kidakora ku nyanja ubaza umubare w'abaturage, gituwe n'abarenga miliyoni 120. Ethiopia yamaze igihe yifashisha gusa icyambu cya Djibouti mu kugera ku kigobe cya Aden. Nyuma y'intambara yamaze imyaka irenga 30, Eritrea yitandukanije na Ethiopia mu 1993, bituma iki gihugu cya Ethiopia kibura uburyo bwose cyari gifite bwo kugera ku nyanja, ikintu ubuyobozi bwa Ethiopia bwakomeje kubona nk'ikibangamira ubushobozi bw'iki gihugu bwo kwiyubaka no kuba igihugu cy'igihangange. Kuva icyo gihe Ethiopia yagiye ishaka uburyo bwose bwo kugera ku nyanja mu rwego rwo kwirinda kwishingikiriza gusa ku byambu bya Djibouti. Ethiopia yakoze byose ngo ikore ku mazi. Minisitiri w'intebe Dr. Abiy Ahmed yabwiye inteko ishinga amategeko ko Ethiopia izengurutswe n'amazi ariko igakomeza kwicwa n'inyota. Yavuze ko kubona uburyo bwo kugera ku nyanja itukura ndetse no ku ruzi rwa Nili ari ingenzi cyane mu guharanira hazaza h'igihugu. Yasaga n'ubabwira ko bazakora byose ngo ibi bishoboke. Ibi yanabivuza ko muza ku masezerano Ethiopia yagiranye n'igihugu cya Somaliland. Iki ni igihugu cyitangaje nk'ikigenga, ariko Somalia igakomeza kuvuga ko ari intara yayo.
Aya masezerano Ethiopia yagiranye na Somaliland yari agamije ko Somaliland iha Ethiopia ubutaka ku cyambu cya Berbera mu gihe cy'imyaka 50. Somaliland yemeye guha Ethiopia kilometero 20 z'ubutaka ku nkombe z'inyanja itukura zikifashishwa mu bucuruzi bwo mu mazi, ikanahubaka ibirindiro by'ingabo zirwanira mu mazi. Hanyuma Ethiopia nayo ikemera Somaliland nk'igihugu cyigenga kitari intara ya Somalia. Ibi bintu byarakaje cyane Somalia, biba intandaro y'amakimbirane hagati ya Ethiopia na Somalia. Iki cyambu Somaliland yahaye Ethiopia cyavuguruwe mu 2018 n'ikigo cyo muri Dubai gicunga ibyambu, Dubai Port World. Iyi DP World ifite imigabane ingana na 51% mu bikorwa byose by'icyo cyambu. Ibi nabyo ni indi ngingo ishimangira uburyo buri gihugu gukora ku nyanja ari ikintu gikomeye. Twese turacyabyibuka ubwo mu 2016 iyi Djibouti yahaga u Rwanda ubutaka bwa hegitari 20 buherereye hafi y'ibyambu byiswe Port of Djibouti ndetse na Dubai World Djibouti International Port. Amasezerano hagati y'ibyo bihugu no kuvuga u Rwanda na Djibouti yemerera u Rwanda kubyaza umusaruro ubwo butaka, yasinywe mu mwaka wa 2003. Muri uru rwego kandi u Rwanda rwanahawe ubutaka ku cyambu cya Naivasha muri Kenya, ndetse no mu gihe kitari cya kera u Rwanda rwavuze ko rugiye gutangira kubaka ibikorwa remezo. Buri gihugu kidakora ku nyanja, icyifuzo kiruta ibindi kiba gifite ni ukubona ubutaka ku nyanja cyangwa se kugira ubundi buryo buhuza icyo gihugu n'inyanja. Birumvikana kugera ku nyanja kw'igihugu ntacyo byakimarira ubwato bw'icyo gihugu buramutse budashobora kogoga inyanja mu bwisanzure n'umutekano uhagije. Kubw'ibyo nka perezida w'igihugu nta mahitamo bufite usibye kwishyira mu maboko meza y'igihugu gifite ubuhangange bukomeye mu by'igisirikare kirwanira mu mazi. Iki gihugu nicyo kiba kigenzura inzira zose zo mu mazi magari. Inzira za rutura nka Détroit du Bosphore muri Turukiya, umuhora wa Panama, wa Suez, Détroit de Bab el-Mandeb, wa Malacca, wa Hormuz, wa Gibraltar. Izi zose ni inzira zinyuramo ijanisha rinini ry'ibicuruzwa bijya hariho hose ku isi. Buri munsi hanyura ibihumbi by'ubwato bwa rutura bwikoreye containers zijyana ibicuruzwa hariho hose ku isi. Igihugu kigenzura izi nzira zose zo mu nyanja nicyo gihugu gitegeka isi. Uku kugenzura izi nzira bishobora gukorwa mu buryo bwa gisirikari, ubw'ububanyi n'amahanga, ubw'ubucuruzi cyangwa se ubundi. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihangange kigenzura amazi menshi y'isi. US Navy nicyo gisirikare kirwanira mu mazi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicyo kiruta ibindi byose birwanira mu mazi ku isi kubera ko kibirusha umubare w'abasirikari, umubare w'intwaro, umubare w'ubwato. Ziriya nzira zose zo mu mazi twavugagaho mu kanya zinyuramo ibicuruzwa byinshi ku isi zirindwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ubwo ziriya nzira ziri mu nyanja zitandukanye ziri mu mpande zose z'isi. Zimwe ziri mu nyanja itukura, izindi ziri muri Atlantique, izindi ziri muri Mediterane. Haramutse habayeho amakimbirane yavamo intambara, igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi gifite ubushobozi bwo gufunga inzira runaka muri ziriya twavugaga, kikabuza umwanzi gutambutsa ibirwanisho cyangwa se kikanaheza umwuka ubukungu bw'uwo mwanzi. Tekereza ku makimbirane bise crise de missile yo mu 1962 aho Leta ziyunze z'Abasoviete zarunze ibisasu muri Cuba ahegeranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo igihe cyari cyo cyose barasa muri Amerika. Iki gihe igisirikare cya Amerika cyakoze ibyitwa blocus naval, bafunga inzira ubwato bw'Abasoviete bwanyuzagamo intwaro buziganisha muri Cuba. No kuva mu mateka ya kera birazwi ko igihugu gishobora kugenzura inyanja z'isi byanze bikunze kiba gihangange. Nk'urugero mu Baromani ba kera kuba barashoboraga kugenzura inyanja ya Mediterane byatumaga ubwami buba bugari kandi bukanakomeza kugenzura ubucuruzi hafi ya bwose bw'isi. Kenshi abantu barata imihanda yo muri ubu bwami ngo niyo yabaye isoko y'ubukungu bw'ubu bwami, ariko ntabwo ari byiza kwibagirwa ko umuhanda w'ingirakamaro kuruta indi yose ubu bwami bwari bufite wari inyanja ya Mediterane. Nta nubwo ari byiza kwibagirwa ubwami bw'abami bw'Ubwongereza. Mu gihe cy'ibinyacumi by'imyaka igisirikare kirwanira mu mazi cy'ubwami bw'abami bw'Ubwongereza cyagenzuye inyanja nyinshi z'isi, bituma ubu bwami buba igihangange ku migabane hafi ya yose, kuva muri Australia kugera muri Amerika y'Amajyaruguru unyuze muri Afrika y'Epfo. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiraga kuzamuka nk'igihugu cy'igihangange kurusha ibindi ku isi,
Perezida Teddy Roosevelt yakoze ibyo bise gunboat diplomacy. Ibi byari ugutera ubwoba ibihugu byose bikora ku nyanja, aho Amerika yoherezaga ubwato bw'intambara hafi y'inkombe z'inyanja muri ibyo bihugu. Mu 1907 Roosevelt yarunze ku gice cy'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyanja ya Atlantique ubwato bwinshi bise Great White Fleet. Ubu bwato babukoresheje bazenguruka isi yose bashaka kwereka isi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kohereza ubwato bw'intambara hariho hose igihe icyo ari cyo cyose babishakira. Muri icyo gihe umuhora wa Panama wari utarubakwa. Ibyatumye urwo rugendo rumara amezi 18. Bwari ubwato 16 burimo abasirikari 14,000. Aba bose bazengurutse inyanja zose z'isi muri ubu bwato, nta kindi bagamije usibye kwereka isi ibizigira ngo berekane ko ari ibihangange mu birebana n'inyanja. Uyu mushinga wa Roosevelt abantu bamwe barawunenze cyane bavuga ko ntacyo umaze usibye gusesagura umutungo wa Amerika. Gusa uyu munsi buri wese arabibona ko iki gikorwa bwari ubutumwa bugamije gutangiza ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu birebana n'amazi. Uyu munsi ubu buhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu birebana no kugenzura inyanja zo mu isi yose nta muntu n'umwe wabujyaho impaka. Gusa Ubushinwa nabwo bwatangiye kurya isataburenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uru rwego binyuze mu kubaka ubwato bugezweho kandi bwinshi bw'intambara. Uku guhangana mu birebana n'inyanja nibyo bigize rya tegeko twavugaga mu kanya rirebana n'imibanire y'ibihugu, aho ugenzura inyanja ari utegeka isi. Uyu munsi Ubushinwa nibwo bugenzura ubucuruzi bwose bukorerwa mu nyanja y'Ubushinwa kubera ko buhafite igisirikare gikomeye. Ibi bituma ibihugu byose bituranye n'Ubushinwa bikora ku nyanja y'Ubushinwa nta kindi bishobora gukora usibye guca bugufi imbere y'amategeko y'Ubushinwa. Ugenzura inyanja ni utegeka isi. Itegeko rya kabiri cyangwa se ihame rya kabiri rigenga imibanire y'ibihugu, aho ushatse wanaryita ihame ryerekana utegeka isi. Ubumenyi bw'isi nibwo mwamikazi. Guharanira kugenzura cyangwa se kwigarurira ibice runaka cyangwa se ibihugu bikozwe n'ibindi bihugu babyita geopolitique. Ubumenyi bw'isi bwo ni geography. Ntabwo ari ibintu byizanye gutyo gusa guha izina rya geopolitique ibikorwa byose bigamije kwigarurira ibice runaka by'isi binyuze mu kubigenzura cyangwa se mu kugirana umubano nabyo. Nk'umukuru w'igihugu hari ibintu utagenzura. Imbibi igihugu cyawe gifite nizo ubushinzwe, ni nazo ugenzura. Ibirebana n'ubumenyi bw'isi ndetse n'imbibi z'ibihugu nicyo kintu gisa n'igishyiraho amahame yose agenderwaho mu mibanire y'ibihugu. Imiterere y'igihugu, aho giherereye n'ingano yacyo nibyo bigena inyungu cyangwa se iby'icyo gihugu kibona byose kugira ngo kibeho neza cyangwa se nabi. Aha turavuga mu rwego rw'ubukungu, ububanyi n'amahanga, umuco, igisirikare. Dufashe nk'urugero rw'Ubwongereza. Ubwongereza ni ikirwa, ariko uku kubikirwa kwabwo gushobora kububera inyungu ikomeye cyane. Nko mu bihe by'intambara bishobora kugora umwanzi kubutera, ariko nanone bishobora kububera ikibazo gikomeye nko mu gihe cyo kuzanira ingabo zabwo ibyo zikeneye. Umuyobozi mwiza w'igihugu yumva neza ibibazo igihugu cye gifite bishingiye ku hantu giherereye ndetse n'ingano yacyo, kandi ibyo bibazo akabikoresha mu kubishakamo amahirwe. Nk'Uburusiya ni igihugu kinini wavuga ko byagorana kukirinda. Uburusiya nicyo gihugu kinini kurusha ibindi byose ku isi, ariko nanone Uburusiya ni igihugu gifite imiterere ituma bigorana kugitera mu ntambara. Abantu bize cyane amateka y'Uburusiya bashobora koroherwa no guhuza imiterere y'iki gihugu na politike yacyo y'ububanyi n'amahanga igamije gushaka inshuti n'abafatanyabikorwa hirya no hino ku isi. Mu myaka ya kera cyane Uburusiya ntabwo bwagiraga urubibi cyangwa se umupaka karemano. Hagati y'ikinyejana cya 9 n'icya 13 Uburusiya bwitwaga Russie Kievienne cyangwa se Rus de Kiev. Muri iyi myaka iki gihugu cyatewe na Mongoli yeyorwaga n'umwami ukomeye cyane wari indwanyi, binavugwa ko yakomotsweho n'abaturage benshi bo muri Mongoli, Genghis Khan. Aba bateye Uburusiya bw'icyo gihe maze babukoza isoni cyane kubera ko barabutsinze bikomeye. Gusa kera kabaye aho Uburusiya bukangukiye bwarwanyije aba Mongol ndetse bubasha no gusunika imbibi zabwo buzigeza mu ruhererekane rw'imisozi yitwa Ural.
n'ubu iyi misozi iracyari mu Burusiya. Uburusiya bwakoze ibi ngibi bugamije kubona ahantu hagari bushobora kurwanira. Abarusiya bamaze kugeza igihugu cyabo mu misozi, bahisemo gukomeza kucyagura, bigarurira ibihugu byose biri ku rundi ruhande rw'imisozi ya Ural. Bakomeje gutambika, bigarurira uburasirazuba bwose bw'isi kugera muri Alaska, agace kari mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe cy'imyaka 163, Uburusiya bwaguye ubutaka bwabwoho kilometero 9,000. Bwaguye ubu butaka bugana mu burasirazuba. Aka gace bwari bwarafashe ka Alaska bwaje kukagurisha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1867. Uyu munsi Alaska ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya bwemeye kugurisha Alaska kugira ngo busigarane ubutaka bushobora kugenzura, kubera ko iki gihugu cyari kirimo kiraba kinini cyane bikabije. Iki gihe ibi byafashwe nk'ikosa rikomeye cyane, ariko mu by'ukuri ibihugu bikunda kugira ubuso bishobora kugenzura. Ahanini bigendera ku mbibi karemano nk'imigezi, imisozi cyangwa se ubutayu. Igihugu iyo kibashije kugira urubibi nkuru nguru, kiba kizeye umutekano hashingiwe ku buryo bworoshye bwo kurinda umupaka karemano. Biroroshye gushushubikanya umwanzi ushaka kwinjira iwawe anyuze ku rubibi karemano. Urubibi rusanzwe rutari karemano byemezwa ko bigoye kururinda. Kumva ibi ngibi bisaba kwiga amateka ya Polonye. Polonye iherereye rwagati mu cyo bise la Grande Plaine Européenne, ikibaya kiruta ibindi byose mu Burayi. Ni rwagati mu kibaya, nk'uko igihugu cyaba giteretse ahantu rwagati mu kibuga. Ibi ngibi byagiye bituma iki gihugu giterwa cyane mu myaka ya kera, kubera ko nta rubibi karemano nk'imisozi, ibiyaga, inyanja, imigezi cyangwa se ubutayu gifite. Mu kinyejana cya 5, umurwanyi witwaga Attila, wari umwami w'abaturage biswe Abahane, yateye Polonye. Mu kinyejana cya 13, Genghis Khan, wari umwami w'Abamongol, nawe yateye Polonye. Hanyuma Napoleon nawe yateye iki gihugu mu 1812. Hitler mu 1939 nawe yateye iki gihugu. Niba igihugu cyanyu nta mupaka karemano n'umwe gifite, birashoboka cyane ko muzinjira mu ntambara byoroshye. Imisozi ya rutura nk'iri mu Busuwisi igorana cyane mu birebana n'ubuhinzi ndetse ikanabangamira ubwikorezi, ariko irafasha cyane mu gusubiza inyuma abanzi. Mu bihe by'amakimbirane yo mu karere, Uburusiya bwakunze kwifata ntibugira aho bubogamira. Ku rundi ruhande, iki gihugu gifite ibibaya byoroshye kwambuka ndetse n'imigezi. Ibi nabyo biri mu byagiye bituma iki gihugu kirinda kwinjira mu makimbirane, kubera ko nubwo bigoye kugitera, ariko no kukirinda nabyo ntibyoroshye. Itegeko cyangwa se ihame rya 3 mu birebana n'imibanire y'ibihugu ryanagufasha kumva utegeka isi uwo ari we. Intwaro zikora itandukaniro rikomeye mu buhangange bw'igihugu. Iyo urebye amateka y'amakimbirane ashingiye ku gisirikare yabayeho mu isi, ubona ko gutunga zimwe mu ntwaro ku gihugu bishobora guhindura ibintu bitanabaye ngombwa ko izo ntwaro zikoreshwa. Iyo ntwaro kuyitunga byonyine birahagije ngo utere umwanzi ubwoba ntiyigera gushotora. Hari ingero nyinshi mu mateka: la catapulte, poudre à canon, indogobe, bombe nucléaire cyangwa se ibyo twise ibisasu bya kirimbuzi. Izi zose ni intwaro zahinduye cyane amategeko y'intambara ndetse n'imibanire y'ibihugu. Buri koranabuhanga rivumbuwe mu by'igisirikare leta rishyira ikinyuranyo gikomeye cyane hagati y'intsinzi no gutsindwa. Iyo ushyize ku ndege zawe z'intambara missile zishobora kurasa mu birometero 50, umwanzi wawe akabasha gukora indege zirasa missile nk'izo mu birometero 75, bihita bisobanura ko abapilote bawe nta mahirwe na make bazagira imbere y'abo umwanzi wawe. Ubwo uba ufite ibyago byinshi byo gutakaza ubuhangange bwo mu kirere mu gihe cy'amasaha make cyane urugamba rugitangira. Niyo mpamvu kuva mu myaka ya kera ibihugu bigenda birushanwa mu gukora no gutunga intwaro zifite ubuhangange bukomeye kurusha ubwabo bahanganye. Umuntu ahava akagera akenera umutekano n'ubushobozi bwo gusunika umwanzi we ngo agende ajye kure. Iyi niyo mpamvu ibihugu byose bigira ingengo y'imari yagenewe igisirikare, kandi ntibihagarike kugura intwaro kabane nubwo bitajya birwana. Icy'ingenzi ni uko izo ntwaro ziba zihari ku buryo uba wizeye ko igihe cyose umwanzi wawe naza uzashobora kumusubiza inyuma. Ni ikibazo cy'umutekano, ariko nanone ni ikibazo cy'ubusugire n'ubwigenge. Kuva mu myaka ya kera ibihugu byagiye bigira intege nke mu kwirinda by'ubwabyo, byagiye byigarurirwa n'ibihugu bikomeye bikabihemba kubicungira umutekano,
cyangwa se kubirinda. Ibihugu byose byifuza kuva muri uyu mwanya aho bigomba gukenera ubufasha bw'ibindi bihugu mu birebana n'igisirikare. Uburyo bwo kugera kuri uru rwego ni ukugerageza kubaka ikoranabuhanga rigezweho ritagamije kugufasha gusa kuba igisirikare cy'igihangange ku isi, ariko nibura ukaba igihangange mu karere uherereyemo. Ibi byirukana abanzi kandi bigatanga icyizere ku mutekano wawe mu gihe havuka amakimbirane. Urugero rw'ibihugu byagerageje gukora ibi ngibi ni nka Israel, Korea y'Epfo, Taiwan n'Ubuyapani. Ibi ni ibihugu bifashwa cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gucunga umutekano. Igisirikare cya Amerika ahanini nicyo kibirinda, ariko mu rwego rwo kuziba icyuho kiri hagati yo gufashwa mu gucunga umutekano no kwigira mu rwego rwa gisirikari, ibi bihugu byubatse urwego rukomeye rw'ikoranabuhanga ku buryo byose mu turere biherereyemo biri ku rwego ruruta rw'ibindi mu birebana n'ikoranabuhanga ryifashishwa mu gisirikare. Iyo ufite igisirikare gito, ukora ku buryo ingabo zawe zibona ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho ku rugamba, ku buryo umusirikare umwe wawe aba afite ibikoresho byatuma akora akazi ubundi kagakozwe n'abasirikare 20 basanzwe. Nta mwanzi n'umwe wasuzugura ingabo nke ariko zifite ibikoresho bigezweho kandi bikora neza. Kuri iyi ngingo ni byiza gutekereza ku mutwe w'abamujahidini barwanye n'Abarusiya ubwo Abasovieti bigaruriraga Afghanistan mu ntangiriro z'imyaka y'1980. Mu ntambara barwanye byabaye nk'aho ububasha n'ubushobozi bwose bwa Afghanistan bwisanze munsi y'ibirenge by'igisirikare cyiswe gitukura cy'Abasovieti. Kajugujugu z'Abasovieti zashoboraga kuguruka hejuru ya Afghanistan yose ntawe zisabye uburenganzira kandi zirasa aho zishatse hose. Gusa ibi babikoze mbere y'uko Washington ibyivangamo. Igihe urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe ubutasi CIA rwatangiraga guha abarwanyi b'abamujahidin za misile bise Stinger, kajugujugu z'Abasovieti zatangiye kujya zihanantuka mu kirere zibarirwa mu binyacumi. Ibi kandi ubwo byakorwaga n'abagabo barwana bambaye amakanzu na za sandal, bakabya bagashyiramo udukweto twa souplesse cyangwa basket. Intambara yahise ihindura icyerekezo kubera ko imbunda imwe yonyine yashoboraga guhanura kajugujugu yari yarayogoje igihugu. Kugira ngo ugire igitekerezo cy'ibi bintu, hejuru ya 1/2 cya kajugujugu nshya 450 z'Abasovieti zarashwe muri iyi ntambara zahanuwe n'izi misile bise Stinger. Iyi misile icyo gihe yagurwaga ibihumbi 10 by'amadolari, igahanura kajugujugu ya miliyoni 10 z'amadolari. Iyo ufashe icyemezo cyo kwimenyereza ubwoko bw'urugamba uri mu Rwanda, uba ushobora kuruhagararamo neza. Usibye ko ibi byose ushobora no kubyirinda ukavuga ko uri umunyamahoro udashaka intambara, ariko si ibiganiro byose byanze, inzira zose z'ububanyi n'amahanga zaranze, kandi hari ikintu mushaka kugeraho nk'igihugu ku buryo mukibuze ubuzima bwanyu bwajya mu kaga, mubigenza mute? Iyo igisirikare cyanyu kidafite ingufu, ntikigira imyitwarire myiza, kandi ibyo ngibyo abantu bose bakaba babizi, nta jambo rinini mugira mu ruhando mpuzamahanga. Ingengo y'imari igenerwa igisirikare mu bihugu byinshi ntabwo ivugwaho rumwe, iba ari nyinshi cyane ku buryo iruta ibindi bikorwa, ariko mwabishaka mutabishaka iba ari ngombwa cyane kubera ko niyo ubusugire bw'igihugu cyanyu buba bwubakiyeho. Itegeko rya 4 cyangwa se isomo rya 4 ryo kumenya mu birebana n'imibanire y'ibihugu. Ubwami burahirima. Niba uri umuyobozi w'igihugu, iri ni ryo somo riruta yandi yose ukwiye kumenya, rikaba ari naryo rikwiye kuyobora ibikorwa byawe byose. Iri somo rikwiye kugusunikira ku gutekereza ku rugendo iyi si yakoze kuva yabaho. Nta kintu na kimwe kibaho iteka ryose. Kuva mu bihumbi by'imyaka, abantu bagiye bubaka sosiyete zabo nk'aho ari ubwami bw'abami, bugakura bukaguka, ariko igihe kikagera bugahirima. Ni ubwami bungahe bwagiye bwigarurira isi mu gihe cy'ibinyacumi by'imyaka, ariko bikarangira buhananutse. Urutonde ni rurerure. Ubwami bwa Asiriya bwamaze imyaka hafi 1600 ari igihanganye ku isi. Roma yamaze hafi imyaka 500. Abaperse, Byzantin, Ottoman, Ubuyapani, ubwami bw'Ubwongereza, yewe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Bwose ni ubutegetsi cyangwa se ubwami bwagiye buvuka, bukiyubaka, bukaguka, bukigarurira isi, ubundi bugahirima.
Ibi ni inkuru mbi ku bihugu byose by'ibihangange, ariko nanone ni inkuru igaragaza ko ariyo miterere y'ubuzima, kubera ko iterambere no kwaguka kwa muntu bigendana n'impinduka. Niba uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo ziyoboye isi, ibintu bishobora kuzahinduka. Birashoboka ko ibingibi byazabaho tubireba tukiri muri ubu buzima, ariko ntabwo ari ibintu wakwizera 100%. Hari abavuga ko Ubushinwa buzakomeza kuzamuka bukaba ari bwo bufata umwanya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko niyo byabaho bikagenda gutyo Ubushinwa bukaba igihugu kiyoboye ibindi ku isi, nabwo igihe cyabwo cyazagera nabwo bugahananuka. Uribaza ko iyi si izaba imeze ite mu myaka 20 cyangwa 30 igiye kuza? Ibihugu by'isi bizaba bimeze bite? Ibihugu bifitanye ubushuti uyu munsi bizaba bikiri inshuti? Ibifitanye ibibazo byo bizaba bikibifitanye? Umutungo kamere w'abagize abakire uzaba ugifite agaciro nk'ako ufite uyu munsi? Izi ni inshingano z'abayobozi gusubiza ibi bibazo. Mu magambo make, izi nizo ngingo enye z'ingenzi zigize ububanyi n'amahanga bw'ibihugu, kandi zikaba ari nazo zigize ibihugu. Ugenzura inyanja ni utegeka isi. Ubumenyi bw'isi nibwo mwamikazi. Intwaro zikora itandukaniro rikomeye hagati y'ibihugu. Hanyuma ubwami bugera igihe bugahirima. Aya masomo ane niyo yonyine ashobora kugufasha kumva neza ibirebana n'imibanire y'ibihugu ndetse no kumenya utegeka isi uwo ari we.